mbere yuko umukino w'ikipe ya Bugesera na Rayon Sport ukinwa, ikipe ya Rayon Sport yagiye ku mbuga nkoranyambaga zayo bagira bati we didn't forget. Ejo umukino urangiye Bugesera itsinze Rayon Sport ibitego 2 ku gitego kimwe, bafata graphique bahindura mu mashuru muri kala mu mabara ya Bugesera, baravuga bati we didn't forget it too. Ariko caption yabo bagira bati ibitego 2 kuri kimwe bya Prosper Navarwa, bati turashimira abakinyi ba Bugesera bakinnye neza na kakantu kaka emoji, n'abafana ba Rayon Sport bitwaye neza bapfutse mu maso. Ariko hariya muri graphique bashyiramo umuntu ureba imbere afashe ibuye mu ntoki, nuko Bugesera Rugaju itsindira mu karere ka Bugesera undi mukino ikipe ya Rayon Sport. Umutoza abana mwana kuva ku masake kugera babatesheje igikombe umwaka ushize no muri fazari ya saison ya 2025-26 barabatsinda. Bo hari ibintu Rayon Sport byatumye itakaza umukino byoroshye kumva. Icyambere ni ukutagira abakinnyi beza. Abantu baravuga umutoza n'umuswa, ariko se yaba umuswa ninde mukinnyi yarafite atashyize mu kibuga? Yes, kubashyira mu kibuga ni kimwe, kubabwira uko bagomba gukina ni ikindi, guhagarara kwabo, concentration n'ibindi byose. Ariko hari less quality uhereye hagati mu kibuga usubira imbere muri Rayon Sport. Ndabisobanura muri ubu buryo. Ikintu rero cyonyine ifite uko yari igikeneye, donc uko yatangiye sezi ikintu ifite uko yagitekereza gitangira sezo cyonyine ni defense. Ngo Rushema yararimo, Emery ntiyavunitse wenda ngo tuvuge ngo yamushyize kuri bench kuko afite imvune, bivuga ngo yadasize ko Rushema azajya akina na Sudianye, kandi avuga yuko aribo ba partneringa neza. Ibyo byo gukinisha Rushema na Sudianye byamuhaye ko Serumogo utaravunitse agomba kujya hanze kuko arasatira cyane, ari n'ukuntu wenda batumvikanye mu minsi yashize, ashyira Kabange kuri 2. Kuri 3 twese ikibazo cya Musore Prince abantu baragitatse. Ejo hari Ndeberi hariganijuru ishimwe Emile, hariganijuru abantu barabizi ko uwo mwanya ntacyo umutoza atakoza agoragoza abakinnyi bose. Yahashyize Fabrice wa mwana mutoya wavuye muri tsinda batsinde, yahashyize Sini Paul Jesus, yageze ahashyira Musore Prince. Uwo mwanya ukomeza kugaragaza ibibazo kugeza ubwo abantu batatse Ganijuru. Ganijuru twarabanye, Ganijuru n'umukinnyi utari mubi nawe yamushyizemo. Bivuga ngo uko yatangiye sezo defense ye nge navuga ko iyo yari afite niyo yifuzaga, ariko indi myanya simvugira umutoza, ahubwo ndavuga ko mufite abakinnyi bari ku rwego rwo hasi. Mu nyumve tujyane toza, ndaza kumugarukaho mu ngingo ye ukwe. Umuntu ari mwizamu ni Ndeberi, arimo Yves Mugisha, n'umuzamu wa kangahe wari ubundi ni umuzamu wa 3. Wa mbere yari Pavel Nzira, bavuga yuko ari kubatsindisha ariko urwego rwo hasi, ari umuzamu udashoboye bamushyira hanze. Nawe aravuga ati mu Rwanda niho honyine usanga umuntu atsindwa bakavuga ngo yari atari ko niwe muri Bayern atsinzwe baravuga ngo ni ibintu bibaho, ngo defense ntiyakinnye neza. Atururwango abanyarwanda bafite abakinnyi b'abanyamahanga bari mu Rwanda, ntago ruzashoboka. Nubwo n'abanyarwanda iyo yakinnye nabi barabivuga, nese Shauri ni umunyamahanga n'umunyarwanda. Ariko no gambera bivuze yavuze ko no muri APR ariko byari ibyo byo kuvuga ko nitoto mumereye nabi, ibyo kuvuga ko banga abanyamahanga byo sibyo. Pierre nitwaturanye sima mumereye nabi, ariko nawe abyumve ko yari ari gukora amakosa. Umuzamu wa kabiri ninde? Ni ubundi ni Kuyate naherutse yaravunitse umugongo, ariko umugongo wakabaye warakiza. Kuyate ntituzi uko byarangiye. Kuyate n'imyitozo ngo yaramunaniye, imyitozo y'abakame ntayishobora. Bitujyana rero mu kintu kivuga ngo iki, Rayon Sport izamu ryayo yakoze recruitment mbi ku buryo abazamu babiri b'abanyamahanga idafite umuzamu n'umwe wajya mu izamu cyane, kandi bose ntawavunitse. Mu byumve ko bahari ntawavunitse, yego ntawavunitse. Bivuga ko umuzamu w'umunyarwanda muto waje ari umuzamu wa 3 niru kubanza mu izamu, yego natangiye bya bibazo by'uburyo Rayon Sport ifite abakinnyi babi. Erega iyo tuvuze ko ari babi Iberi, tuba tuvuze ko kuba utabashyize mu kibuga twanga kwahuranya rya jambo rivuga ko ari abaswa, ariko nuko ko bahagaze nabi ku buryo wisanga ugomba gukoresha umwana w'umuzamu wa 3. Babiri ba mbere nuko utabonamo ubushobozi kuko urabafite.
tuze muri mediane ho ni ibibazo byabagwiririye byo mu mupira ariko nabyo bituruka mu kutagira abakinnyi beza no kuvuga ngo akenshi ngiye kugaruka ku ibura rya Bedi na Ngonge Gloire bavunitse ariko aba basimbura nyine iyo batari ku rwego rwo kuziba icyuho cyabo mu gihe badahari niko kugura nabi nyine no ngo iyo ugura utekereza ko kuvunika bizabaho kuko nyine biri normal mu bakinnyi iyo ugura utekereza yuko abakinnyi bazaruha kuko nyine nta bantu ntago ari imashini iyo ugura utekereza yuko utekereza abakinnyi bashobora kugira ibisubizo ku myanya itandukanye ntabwo ugura umukinnyi ngo akina post imwe gusa kandi nawe wenda ntanayihaze cyangwa ntanayitangeho umusaruro nawe ku munsi w'ejo bati turabanzamo ntarindwa Aimable kuri 6 Richard agiye ku 8 10 tuyashyire Kitoga uruhande rumwe turahatangiza Basane urundi Cindy Paul Jesus hanyuma hatake Yves reka abantu bose tubasobanure buri umwe kuri umwe uyu musore wa Rayon Sport ukina 6 witwa Aimable Ntarindwa ntagorama niko yitwa buryo yitwa Aimable Ntarindwa ntagorama kimwe mu bintu bavuga arusha safe ngo ni ugukina position ye donc ni umukinnyi ukina nyine mu mwanya wa nimero 6 arakaba nyine barakazaka ariko bamushinja ko atagira icyo bita progressive pass akina asubiza imipira inyuma uri ku kibazo kigeze kuvuga kuri Arsenal niba udashobora kujyana imipira imbere therefore no kuvuga yuko ntabwo nyine uri kudufasha gusatira uranga afata imipira agahita yihereza Yusudiani numurabibona watsa umupira hagati mu kibuga muri kiriya kiziga cyo ukawusubiza muri defense no kuvuga ngo kugira ngo twatake tugiye kubanza gusubiza pari inyuma opponent iregupe neza kandi niwe ugomba gusohora burya baro nimero 6 ugomba kwisohora nyine none se ahagaze hagati neza mu kibuga tuvuga niba ikibuga ari metero 90 uri muri 45 none wowe urekipe baro muri metero 45 uyishubije muri metero 10 uhereye ku izamu ryawe ubwo bivuga ko abandi bafite metero 75 zo kongera kuzamuka opponent wawe niba ari yazamutse arasubira inyuma ahagarara neza yiregroupe abasha kukwaka imipira agukontrole neza cyane iyo ni inenge ya mbere iya kabiri Bruce Melody washoje ndimo avuga ngo ni namugufi nawe ngo taye yafitaga taye karaho nyine kari media ntabwo iratari ya nimero 6 nyine no kuvuga ngo baro diweri yayeriye ntacyo yagufasha ni no mpamvu umupira bateye abarobye ku kizago cya Rugangaza barobye unyura hagati aho yakabaye ari uragenda widunda muri defense Rugangazi n'aba defenseur bari bazubaye ahita robo umuzamu yaracije baro noneho Sadik Sure kwera ko amusumba arasimbuka amutera na baro y'umutwe ayohereza imbere ntafite ubushobozi bwo kuwukina zira second balls mipira ya kabiri ngayivaneho kwera kare ibyo nyine ntacyo wabikora bivuga ko niba agiye kugura ntubitekereze ukisanga waguze umukinnyi muri position yataye itamuvugira nyine uzahora n'ikibazo nk'iki ngiki bazayiransa Sadik Sure musumbe ayideviye n'umutwe yitunde muri defense umusore Rugangaza robo umuzamu agutsinda igitego so nshaka gushyira igitego Rayon Sport yatsinzwe ndavuga inenge afite mu mikinire ye kuko na Sefu muremure nawe bamunenga yuko nta mbaraga kigira ayo ni amakosa yawe mu migurire twegera imbere ku 8 Richard perfect kabisa Richard ni umukinnyi mwiza ntako atagira aragerageza naho ngiye navuga yuko Richard yikorera imitwaro ya Rayon Sport yose Richard amuhendagura abakinnyi Richard akisanga agomba gufasha uyu nguyu kudefanda Richard akisanga agomba gutwara imipira imbere Richard akagerageza gushota agakora amatanasi verisare Richard niwe muntu navuga ngo aragerageza ibishoboka ariko nyine kuko ikipe nyine idakomeye hagati n'ubundi umusaruro we ukaba nkene ugereranyije nyine nuko agiye kurwana n'izindi mediane zikomeye kurusha yabo abanyamara titwara neza kubera nyine amakosa y'abandi baba bakinana kubera ko tuvuga ngo afite nimero 6 utamusohorera baro kugira ngo yakire muri espace nziza itange neza wenda akagira nimero 10 utamufasha mu buryo kugira ngo bakirane bubake ikintu kizima atange baro neza bigatuma ahubwo performance ye yakabaye nziza itabanza nkuko byagakwiye yego ntagagera ku musaruro kuko yafite abakinnyi beza wenda agerageza gukina neza Tony Kitoga ku 10 Tony Kitoga muvuga ibintu bibiri ikintu cya mbere Tony Kitoga umupira akina unarebye naho rero yamukuye ni umupira mu by'ukuri wiganjemo cyane icyo bita ama spectacle no gutanga ibyishimo ibyo bita ama skills ariko si icyo twita football ya business ntabwo ari umupira uvunjishwa
muri karensi twita iya competition. Donc ndashaka ko abareba bumva kino kintu. Hari umupira wo kugaragaza ubuhanga bwinshi na skills ufite kuri baro, ahubwo ukagaragaza igikenewe mu kibuga ari cyo gushyira baro imbere uyerekeza aho abagenzi bawe bagomba gutsinda. N'umukinnyi mwiza pe yagucenga, yakwera imina abantu, yaroba umuntu, azi gufunga baro neza, akora control nziza n'ibindi. Ariko kubera ko ari umukinnyi babonye usa n'utarabaye prepared ku cyiciro cya mbere kuri niveau yo hejuru igihe kinini, ko n'umwana wizi yari impunzi n'ibindi bibazo byabaye iwabo, yisanga muri turado competition turaho nga tudakomeye, noneho avuye hasi hanyuma yisanga kuri high end ku ikipe ya mbere cyangwa ya kabiri mu Rwanda nka Rayon Sport. Y'abafana none ari gukina imbere yabo. Noneho urimo uramusaba to deliver ama assist n'ibitego week in week out. Hari ikintu abantu batumva. Suko ari umukinnyi mubi, ariko ni umukinnyi utarabaye prepared for competition. Ibyasabwa ntabyo afite, kuko competition ntabwo ari ugucenga no kwerimina. Competition ni ukugira mental strength zivunje ibintu uri gukoramo igitego. Ntabwo ari nacenze neriminye bibyara iki. Sinzi n'abantu babyumva. Barabyumva. Urabona bari abana bajya bakina ku micanga bino twita ngo ni beach football cyangwa iki cyangwa no muri futsal. Turatuntu bajya bakina mu dusare duta twa 5 versus 5. Ubona ukuntu bazi gucenga. Bari abantu ntabwo bakina umupira ku rwego rwo hejuru. Oya. Kubera ko hazamo ibindi bintu izindi factors nyinshi. The guy is not ready for that maybe. Ariko yabitegurwamo. Namufata nka future but for now ntago ari igisubizo nyine muri roro ya nimero 10. Ukaza ukigira imbere mu mpande. Basane nta kibazo nubwo adatsinda ibitego byinshi, ariko arakubaga naraderanja ajyaza gukreya. Basane nta kibazo kinini. Urundi ruhande Cindy Paul Jesus ni igisubizo cyabonetse cyo kujya ubundi bamuzanye yagakina ku ruhande, atangiye akina gatatu, nyuma yo kubona ngo byanze kuzindi impande bamuzamura mu bimbere. Mu by'ukuri Cindy Paul Jesus nubwo bavuga yuko yakorewe penalty itavugaho rumwe, nabisobanura mu magambo magufi. Ni Kabange. Sorry, ni Kabange. Cindy afite ikibazo kigufi kimwe. Cindy si umuwinga, baba winga bascoringa. Cindy ntiwamubona n'ibitego. Cindy si baba winga bapenetra bagerageza wenda gukreya amashance. Ni wa muwinga heza uruhande nk'umukinnyi wo kuri gatatu utegerejwe gutera cross. Kandi Rayon Sport keretse Asubadi wenda basimbuje ejo akaza agatera umupira w'umutwe ukagonga poto hejuru. Brenda Cross kuri Yves ahagaze mu defenseur ba Bugesera babiri bareshya kuriya biragoye, kandi babibona ko ari cyo ugiye gukora. Bivuga ngo baba winga nyine bari moderne, ni babakinnyi bakina defense ziri classique bagenda bahindura amacross gusa. Rero ngiye mu magambo magufi na Yves navuze, nawe wura ibitego ntabyo abona, wabonetse kuri penalty gusa. Rayon Sport kimushakira ikibazo ahandi, mwazana umutoza, mwagumana uyu nubwo uyu nguyu mugiye kumugira uwungirije. Ikibazo cya mbere kiruta ibindi byose mufite less quality. Mugiye kugarura Bedoye na Mukwambere muri returu, mugarure Fonganye, mugarure Gloire Ngong, ariko ntibibabuze gusubira ku isoko. Mufite urugamba rwo gushaka abakinnyi batari munsi ya 5. Ngiyo Bugesera yabatsinze ibarusha kuko ibarusha abakinnyi beza.